nicuruza ni iyi. Naribazaga ngo nzarya iki. Urugo nabatijwe mbamo bari bamaze kunyirukana. Hanyuma bamaze kunyirukana nabo bumvishije amabwire ngo uriya mugore w'indayi w'iwawe ngazagutwara umugabo azajya bumviriza. Ayiwe data we, nyine baba baranyirukanye bashyiraho icyaha ngo narijije umwana ngo narindi gusenga umwana ararira. Nuko nyine mbavuye mu rugo, kandi koko naragenda ndingiza ibirayi by'abadayimoni bikajya biza. Shatse kubabwira iki? Naricuruzaga nari indaya sha. Yesu wangiriye neza, nabaye ikirayi imyaka 8. Mumere Yesu icyubahiro. Haleluya! Nabwira Yesu ninyambika imbaraga niyo abantu bakwicecekera bajya bicecekera, yewe mfite ahantu ngo byori twagiye duhurira mu mukomera na umwami wawe. Haleluya! Haleluya! Yewe data we, nikoreye agataro baramaze hano hatarakomera. Ariye numvaga hari gushwanyuka mu namwe badoda mwabanza nagira gutya nkegeranya ingobyi y'umwana kugira ngo hadaturika. Mwongera naterura naterekaho imineke nka 30 ku mutwe. Aho niho byaturutse. Imana ibishaka ko dutunga Mwuka Wera. Ubundi Mwuka Wera niwo mutungo mukuru, nibwo butunzi bwa mbere Imana ifite mu isi. Nabibwiye abanijoro mbona ariko butunzi bwa mbere Imana ifite hehe hano mu isi. Bamenya ko Yesu agiye kugira gute, agiye gutambuka, agiye kudutambuka. Hanyuma ngo niba Yesu yarabavuyemo ngo batangira kuvuga ngo ubundi ngo ninde uzaba mukuru muri twebwe. Aho kugira bababazwe nuko Yesu agiye kubambwa, bababazwa ngo n'uzaba mukuru we yumvira ko kajya ngo bazabimuhembe. Aho kugira ngo bajye ku mavi batakambe barire baboroge tishiti yacu tuvuyemo, ariko bakoze ngo ninde uzaba mukuru, ni wowe ni nyewe. Ibintu byakomeye ngo ninde uzaba mukuru. Yesu rero kuko atajyahishwa, tuyaganireho gatoya dusenga Imana. Ravuze ngo byakozwe n'intumwa ni igice cya mbere umurongo waho wa 2. Nihute tuhagere. Ni igice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 2. Ravuze ngo kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije azitegekesha Umwuka Wera. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi. Agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana, nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindirire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa Umwuka Wera. Kadusoma umurongo wa 5, umurongo wa 8. Aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Munyikirize ngo amen. Mwongere ngo amen. Dushimiye Imana yemeye ko duhagarara hano, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Ko mbona mwarakaye mwabaye iki? Muvuge ngo amen. Abaje gusenga haleluya. Ubundi si itubaga nta kintu. Rero hano hantu niho Yesu agenda twomorera. Haleluya. Ukuntu waje n'ukuntu ufasha Imana burya ni kwikubera. Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha. Rero amazina ni yayandi, Louise Jacqueline, ndi umukristo wa hano, ahangaha ni iwacu. Haleluya. Niba ari ibintu binezeza ni uguteranira iwacu. Ndahakunda. Hanyuma sengera hano. Ikindi nshimiye Imana ko inyemereye guhagarara imbere yanyu, kandi namwe ikaba yabazanye. Ahari abuze ko ari ubuhanga, ariko n'imbaraga z'Imana. Mufashe tuyihereze icyubahiro. Ntabwo ndi bubatindire cyane ko n'amasaha dutahira ataragera, ariko ni muhumure. Nkunda kubabwira
Imana ntagishira. Imana nishira na Yesu bwaravuze ati reka mbibasigire. Ni ukuvuga ngo rero uko ugenda bisiga n'abandi baraza bakabifata ubarinda yariya irimo iratereningwa kugira ngo izaze nayo ifatireho ivuga imbaraga z'Imana. Hari n'umuntu irangirije amashuri wabuze akazi nawe urimo utereningwa kugira ngo afatireho azavuga imbaraga z'Imana. Rero nta mpamvu zo kubaraza hano, Yesu ntagashira. Haleluya, amen. Ariko mu magambo makeya ijambo numva ashaka kuganiraho namwe kuva Pentekote twatangira kuyitegura. Pentekote yakomeje kuba Pentekote muri iki n'abantu twari turi kumwe nijoro, nubwo wenda amagambo dusomye atariyo twasomye, ariko nabo nababwiye umwuka wera. Yesu nashimwe. Numva nakeneye ko umwuka wera nshiramo, ahubwo akwiriye kuba mwinshi muri njyewe. Muvuge ngo amen. Muri ibintu byose bahereye kare batubwira ntabwo twabishobora nta mwuka wera turi. Biradusaba gutunga ikintu bita mwuka wera. Abo turi kumwe muvuge ngo amen. Abarakaye haleluya. Nabo ntibabura ariko pole sana. Muhumure mu ijuru hari Imana. Abana musenga haleluya. Tayasire sobrere. Naje kubabwira ngo iyo umuntu yumviye Yesu bimuha kuzura umwuka we. Abantu benshi bafite ikibazo, baribaza ngo tuzuzura umwuka wera gute? Abantu bazi ko kwiriza ubusa nk'uko babitubwiye hari byo bituma wuzura umwuka wera. Ariko umva mubwira igisubizo, ntuzongere kubyibaza iyo wubashye Yesu. Haleluya. Ukubaha Yesu icyo akubwiye, mbega ukagendera mu itegeko rya Yesu, egare bingana no guteranya no kuzura iki? Umwuka wera. Amen. 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 Haleluya. Mu bintu bituma Imana ishaka ko dutunga umwuka wera, ubundi mwuka wera ni wo mutungo mukuru, nibwo butunzi bwa mbere Imana ifite mu isi. Nabibwiye aba nijoro mbona ari bwo butunzi bwa mbere Imana ifite hehe hano mu isi. Njyewe nabashije kubona imitungo ibiri, wenda birashoboka ko haba hari n'iyindi, ariko iyo nabashije kubona aka kanya nabonye imitungo ibiri ikomeye hano mu isi ku Mana. Uwa mbere ni umwuka wera, uwa kabiri ni ubugingo buzajya mu ijuru. Ureke dushake ukuntu twubaha Yesu kugira ngo ubashishwe. Tuvuga ngo nzamera nk'uriya gute? Ese bizagenda gute? Nzakizwa n'uriya muntu gute? Reka mubwire, kuko ntabwo abantu bose bapfuye. Nubwo ingero nyinshi ari z'abantu babivangavanga, ariko ntabwo Satani yagira abakozi bw'Imana yiyimye abakozi. Haleluya. Turimo haleluya. Hari ibihumbi 7 bitazigera bipfukamira Bayali. Niba ubyumvishije mvugira ngo amen. Haleluya. Rero umvira Yesu bizaguha gutunga uyu mwuka wera. Aya magambo dusomye ngo iki ni igihe Yesu yari amaze kuzuka, ngo arimo yiyereka abigishwa be. Yari arimo abiyereka akabaganiriza, bakagira amahoro, bakagira umunezero. Ariko nubwo yanabiyerekaga ngo yashyiragaho n'ikintu bita amategeko. Yagendaga abiyereka ariko abahana amategeko. Haleluya. Amen. Hanyuma ngo umunsi umwe arabegeranya, ngo arababwira ngo rero nimuze mugume hano hantu bita i Yerusalemu. Nta handi hantu ushaka ko muzajya, mwigumire hano i Yerusalemu. Kubera iyihe mpamvu? Umugabo witwa Yohana yajyaga babatirisha amazi, yabatirishaga amazi. Ariko impamvu iri gutuma bategeka kuguma aha hantu ni uko mu minsi igiye kuza, mu by'abane mu minsi igiye kuza nzababatirisha mwuka wera, kandi mwaratatanye nta hantu nabakura. Niyo mpamvu ushaka ko muguma hehe i Yerusalemu. Muvuge ngo amen. Abateranyiriza hamwe nk'uko nguko yatuze, arangije aravuga ngo nimwigumire hano. Haleluya, 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 haleluya. Yerusalemu y'iki gihe ni agakiza. Yerusalemu y'iki gihe ni ubugingo. Yerusalemu y'iki gihe ni ukugira aho uva, ukagira n'aho ugera, ukagira n'aho ugana. Iyo niyo Yerusalemu yacu. Yerusalemu yanjye ni uko Yesu yavuye mu buraya akaba yarangejeje mu gakiza. Ni kubwirwa ngo nimwigumire aha. Haleluya. Nigumire aha. Nigumire aha ngaho. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Nigumire Yerusalemu. Yerusalemu ni heza. Yerusalemu hararyoshye.
Yerusalemu hari Yerusalemu hari umwuka wera, Yerusalemu hari umwuka uguhumuriza, bandi bagasakuza. Njya mbaha urugero rw'umumama w'inshuti yanjye wigeze amamagara, wabaga muri etaje, hanyuma arampamagara, mbona turi etaje ya mbere, mbona turi iya kabiri, mbona tugeze mu ya gatatu, nabwo noneho tugiye kujya mu ijuru tudapfuye. Ngezeyo usangayo twa nyoni bita ngo ni gasuku, usangayo indabo ziba mu nzu z'amoko yose, ariko aganiye umuruho afite. Mbona ararutwana n'iyo mace yageneye yinjiriramo, ariko ngo yinjiranamo no mwuka wera. Haleluya! Ureke twuzure mwuka wera, twemere icyo Yesu adutegeka, bizaduha mwuka wera. Umutungo mukuru Imana ifite mw'isi uzawugendana, kubera ko niwe uzakubashisha, niwe uzagushoboza guca muri uru rugendo. Hano murongo wa 8 batubwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. Bishatse kuvuga ngo uwo mwuka wera, ubundi imbaraga se, kugira ngo imbaraga zigaragare, ubu nonaha ntiwamenya ko afite imbaraga. Ariko umumama Shukuru ahagaze hari akantera ingumi nkamusubiza, siko bimeze. Hanyuma akamubita jido nkagwa hasi, nkavuga ati uko bisa kose yaramwishe. Niwe wamurushaga iki? Imbaraga. Hanyuma abantu barashaka kurwana, kandi nta mwuka wera bafite. Niyo mpamvu ubona babigwamo, niyo mpamvu ubona batabikomeramo. Reka twemere kumvira Yesu, bizaduha kuzura mwuka wera. Izi ntumwa zakoze iki? Zakoze ibyo Yesu azibwira. Ziguma i Yerusalemu, kandi i Yerusalemu zihabona umugisha. Hari igihe yazibwiye ngo ngaho nimugende mujye mu cyumba cya hehe cyo hejuru, apana hasi, cyo hejuru. Aho hantu niho nzabasukiraho imbaraga za mwuka wera. Mureke twigumire aha, twigumire muri ibi bintu. N'umuntu utabirimo bijyamo, muvuga ngo amena. N'uwo byananiye niyumvire Yesu, icyamubuza kireke, bizamubashisha kuzura izi mbaraga. Hanyuma izi mbaraga z'umwuka wera zimubashishe kurwana kandi anesha. Muvuge ngo amen. Abantu badashaka kuguma i Yerusalemu barapfa. Uzi ko bapfa? Ntabwo barama, nta gihe bamara. Tubari mu gitabo cya mbere cy'abami, mu bice byaho nko mu gice ndumva ari icya kabiri, hari amakuru y'ukuntu umwami Dawidi we yari arimo ari guhunga, ngo hanyuma ngo haza umugabo witwa Shimeyi. Ngagenda atuka Dawidi umugenda, ngamuvuma umuvumo ukomeye. Ariko Dawidi ngarababara. Mu kubabara kwe aragenda, ariko abibika ahantu hehe? Mu mutima. Igihe rero Dawidi yari atashye, Shimeyi aritanguranywa, amera nka Sawuli abwira Samweli ati rwose ibintu wantegetse kurimbura nabirimbuye. Abaritanguranyijwe nawe ngamusanga ku iriba aho yagombaga kunyura. Hanyuma ngo yari afite n'ubwoba bw'uko ari bumwice, aramuga ati humura, ntabwo iki gihugu gikwiriye kumenekamo amaraso. Ayo magambo hasi uzasanga ukuntu umwami witwa Dawidi yagiye gutanga. Ahamagara umwana we w'umuhungu witwaga Salomo, haramubwira ati mwana wanjye ngwino nguhumurage, ujye wubaha Imana yawe. Hari ibintu navuganye nayo, Imana yarambwiye ngo abana banjye nibagendera mu mategeko yawe, mu mategeko y'Imana, ntabwo urugo rwanjye ruzigera ruburamo umwana. Arabimubwira, harangije kubimubwira, uyu mwana arabyumva. Ariko mureke mbabwire n'ikindi kintu gikomeye yamubwiye, nimundebe uriya n'umushumba wawe, nimundebe rwose nta mwanya munini mfite hano. Yesu ashimwe cyane. Amubwira abantu bamugiriye neza, barimo b'Abayisiraheli, ariko ashyiraho n'abamugiriye nabi. Ntabwo nabo yabaretse, nabo yarabavuze. Muvuge ngo amen. Imana ishimwe. Yabwira abantu ngo iyi Imana irazirikana. Niba umuntu abasha kuzirikana ibintu, ntabwo Imana ariyo yareka kubizirikana. Aramubwira ngo hari abantu bagiriye nabi. Uwo ashaka kuvugaho n'uwo mugabo Shimeyi. Aravuga ngo Shimeyi yavumye umuvumo mubi, Shimeyi arantuka, none umva ikintu mwisabiye, ziriya mvi ziwe ntizizagera ikuzimu nta maraso yiwe amurimo. Cyakora kuko ufite ubwenge, Imana izabikuyoboramo. Mbega bagirana ikiganiro. Umunsi umwe rero ngabo umugabo Dawidi baratanze aragenda. Hanyuma ngamaze gutanga, ngo umugabo witwa Dawidi Salomo umuhungu we ngaba agiye ku ngoma. Amaze kujya ku ngoma, ngahamagara rero Shimeyi
wubaka ama etaje, nushaka uzabigenze gute, ariko uhigumire, ntuzarenga akagezi bita Kidironi, kuko umunsi wahareba no gupfa uzapfa. Uyu mugabo aravuga ati kubera uvuze ibintu biri byo mwana, ibyo bintu ndabifanye nibyo, ntabwo nzahava, ngiye kugenda nigire i Yerusalemu nigumireyo, ntabwo nzahava. Bidateye kabiri ngo uyu mugabo rero ngo abagaragu be baramucika, arabakurikirana. Ku murongo wa 40 uzahasome, uzasanga ariho umwami yafashe itegeko ryo kumwica kubera kwanga kumva itegeko ry'umwami. Uyu mugabo yayigumira i Yerusalemu, nta kintu yari kuba, yari kuguma akabaho, yari kuguma akendereya. Ni ukuntu Imana yatuzanye, ituvanye mu magana menshi y'abanyabyaha, ikatugirira neza, ikatugabira umurimo. Reka mbabwire, ntabwo gufata mikoro nkabahagarara imbere, nubwo atari cyo kiryoshye cyane kurusha kuzajya mu ijuru, ariko si umurage data yameze. Reka none se mubamanyura amazi hariya narindi, reka nzabivuga, none mvuga amashuri bize kandi tutarayiganye hariya narindi. Uyu ntabwo wari umurage, ni uko nagumye hehe hano i Yerusalemu. Yerusalemu ni heza, haleluya, Yerusalemu mu gakiza. Ariko mu gakiza nubwo tuzajya mu ijuru niyo kataba kujya mu ijuru, mubona ukuntu agakiza kadusirimu, ubundi mujya mubibona. Ariko hano nta muntu nzi ndimbuku we, nta muntu urimo hano nzi ndirayo, wowe uranze rego kuna mama shukura ranze yewe we, ndabona ari benshi ukuntu nambaraga. Murabona ukuntu usigaye meze neza, muri Yerusalemu, haleluya. Mureke twiyaya bayarapfa, Imana idutabara, Imana iturenge. Ari muri Rusi ngo Naomi n'umugabo we bapanze gahunda yo kuva i Betelehemu iwabo w'imitsima. Aha hantu nubwo wahakubitirwa, ariko uba ufite ijwi rikubwira ngo humura mwana wawe, haleluya, nzakugirira neza. Kandi njyewe ndi umufana w'umuntu uvuga Yesu neza muri ubu buryo, uvuga ko Imana izaduha ubugingo ari nayo twambika aka gakanzu, kuko ibintu byose Yesu abirebaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ushaka kumbwira ngo ya superi ejo bundi naje nakubisemo, ni ukubera ko ari ubundi bumanzi. Iriya superi nari nyibwiwe imyaka 8, Imana ndera atari kuko nzaguha superi. Ejo bundi ntabwo nayishyizemo mubireba. Imana izadutuza mu gihugu, ni nayo itugirira neza uko bwije n'uko bukeye. Muvuga ngo amen. None kuki batabajije umusoro ngo abyihorereze, ngo avuga ngo ni mudufunga, ahubwo agafata agahita atuma abantu mugende hari ahantu muzane ifi muko. Amen. Twigumira hari ibimenyetso bijyana n'abantu bayoborwa n'uyu mwuka bemera kumvira Yesu. Hari ibimenyetso uzagenda ubabona. Ikimenyetso cya mbere barihangana. Uzi ko bihangana? Bagira gute? Barihangana. Uru rugero sinzarureka, sinzanarwibagirwa. Uzi Imana ikubwira ngo abana benshi biryo biki, ibyo bintu bibaho. Uzi Imana ikubwira ngo ihangane ntugasamane, kandi bari kuguhereza ibinote baha. Noneho njyewe naranabicuruje, nagiye ku isoko ndadandaza, niko nari mbayeho. Nunzira turaziranye, wowe twari duturanye, ariko ukabona baguhereza amafaranga, ariko umwuka wera akakubwira ati ihangane. Aba bantu barihangana, Yesu ashimwe. Niyo mpamvu Yakobo byanditse mu gice cya mbere, aravuga ngo hahirwa ku murongo wa 12, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Burya nubona kwihangana kwagucanze, mva mubwire, ntabwo uri i Yerusalemu wasohotse. Kandi hari umugabo umwe wigeze asohoka i Yerusalemu, ngaragendagera mu gice cy'abambuzi baramunogorora. Nuko Imana yahabaye ikamuzanira umusamariya mwiza akamwambara. Ariko ubundi gusohoka i Yerusalemu egare gupfa. Arihangana, yihanganira ibimugerageza. Abantu bazi ko igisubizo ikibazo gikemurwa n'ikindi. Hoya, abantu barihangana, abantu bari muri Yerusalemu barihangana. Hahirwa umuntu wihanganira ibigize gute. Ihanganira uriya mugabo rero, ihanganira uriya mugore, ihanganire bariya bana, ihanganira ishuri ry'Imana urimo, byihanganire. Imana izagaruka. Haleluya. Kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, ibyo Imana yasezeranyije abayikunda. Uyu mugabo arabwirije, ubundi njye naherekare mfashe, arabwirije ngo nahita bitahira. Urumva ko nanyuze, ariko kwemerwa n'Imana gutandukanye kwemerwa n'abantu. Imana itandukanye n'abantu. Hari ibintu tuzimo kwemerwa n'abantu, ariko kumva Imana yifite ibindi bintu ikurebera kugira ngo imenye ko wemewe. Hahirwa rero umuntu wihangana kandi aca bugufi. Yesu nashimwe.
uzicisha bugufi azagira gute? Azashyirwa hejuru, kandi uwishyira hejuru azacishwa bugufi. Muvuge ngo amen. Abo turi kumwe haleluya. Amen. Aca bugufi. Gatatu, arwana intambara nziza yo kunesha. Twabibwiwe cyane. Arwana intambara nziza yo kugira gute? Yo kugira gute? Yo kunesha. Reka mbabwire, ubundi turwana n'isi n'umubiri na Satani, ariko aho hantu hose dukwiriye kuhanesha mu izina rya Yesu. Ukwiriye kureba ahantu nesherezwa ugacunga, kuko niba Satani atararetse kugerageza umwana w'Imana abizi neza barabanye mu ijuru, hanyuma akamugerageza azi ko ari Imana ari kugerageza, ntabwo wowe mwanadamu w'inyama n'amaraso ari wowe Satani yareka. Kandi bibutse ko Yesu yari Imana 100%, yari n'umuntu 100%, ariko yari afite icyo atsindisha Satani, akamubwira ngo handitswe, reka mbasabe murwane intambara nziza yo kunesha. Umuntu abintwara ryari? Abintwara bari kuvuga ingamba yarwanye, kandi akagenda yitanga, amaraso yakameneka, akarwana akanesha. Niyo mpamvu yaramubyahishuwe ibice byaho ndumva ari 3:5 haravuze ngo unesha, muvuge ngo amen. Niwe nzambika umwambaro wera, kandi sinzahanagura na hato izina rye mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina ry'imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Mumpere Yesu icyubahiro. Akwiriye kugira ate? Kunesha. Ariko ntabwo turi kumwe, abo turi kumwe haleluya. Amen. Kandi mvuze n'abarakaye baboneka. Ariko umuntu wemera kuyoborwa na Yesu akwiriye kwibikaho akantu bita kurwana, ariko akananesha. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Kunesha binaniye abantu, nubwo tubivuga dutambuka. Kunesha abantu bakureba, ariko wagera ahantu batakureba ukanesha. Ubu wabaza amakuru amariri turara niyo yabivuga, wabaza amakuru ahantu muganirira n'abasore niho habisobanura, wabaza amakuru abagore babona amaposha atabahagije nibo aho hantu bahurira, n'amatelefone yanyu yabisobanura. Ariko Imana idukeneye kunesha. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Turwane intambara nziza yo kunesha. Unesha ntabwo azigera hanagurwa mu gitabo cy'ubugingo. Unesha azagirira umugisha imbere y'Imana. Yesu ashimwe. Icyakane tugomba kugira urukundo. Bikubicamo nihuta kwegereza. Tugomba kugira urukundo. Umuntu wemera kuyoborwa na Yesu agira urukundo. Ibyahishuwe ibice 2 ku murongo wa 4 hejuru gatoya ngo ni inkuru za Efeso, ni itorero ryitwaga Efeso. Imana irarishima, iraritaka, ivuga ukuntu ryanga ibyaha, ivuga ukuntu ryanga ibicumuro. Ariko ageze ku murongo wa 4 aragati, nubwo ibyo bintu byose wabyujuje, ariko mfite icyo mugari, nuko waretse urukundo rwawe rukomeye. Imana idutaba. Uziko abantu baguhamagara, umuntu ashobora kuguhamagara ugahita ugata iyi telefone, ntabwo nyitabagiye kunsaba, nuko nta rukundo. Nyamara intumwa za kera ngo zasangiraga ibyazo. Niyo mpamvu Ananiya na Safira bazanye ubuntu bw'ubuturi, babeshya umwuka w'Imana, Imana igahita ibatsembaho. Ubu ufite abantu utasura, uvuga ati bari abantu, ukagendana n'ikigero ugezemo. Ubu nanjye nangiye kubona inshuti, kuko nangiye kwambara agakweto karekare. Ndazifite zisirimutse, kubera ko Imana itangiye kunyongereraho santimetero. Imana iturengere. Mfite icyo mugaya, bari bashaka kubana nabo bareshya gusa, bashaka kuganira nabo bareshya gusa, ariko burya ubukorera inyuma y'umurongo. Mfite icyo mugaya. Imana iturengere nk'abari twese, ahubwo tube turi kwiyungura kugira ngo tuzabone ukuntu tugera mu bwami bwo mu ijuru. Icyanyuma tugiye gusengeramo, uyu muntu arizera. Haleluya. Haleluya. Agira kwizera muri we, agira kwizera. Mbega n'igitsikamutima. Ubundi se tubwizanye, ubundi uyu mujyi wa Kigali tuniyizire hano, utizeye ntabwo wakwikorera intebe. Wayikorera. Yewe naje hano barambatiza, bamaze kumbatiza ndabyibuka nari igaburo rimwe ndangije njya kwicururiza. Ariko impamvu yari itumye njya gucuruza ni iyihe? Naribazaga ngo nzarya iki? Urugo nabatijwe mbamo bari bamaze kunyibuka.
kunyirukana. Hanyuma bamaze kunyirukana nabo bumvishije amabwire ngo uriya mugore w'indaya w'iwawe ngo azagutwara umugabo azajya bumviriza. Ayiwe data we, nyine baba baranyirukanye bashyiraho icyaha ngo narijije umwana ngo narindi gusenga umwana ararira, nuko nyine mbavuye mu rugo. Satani abarambye ati genda ujye gucuruza sha ubona ibirayi wiriye, kandi koko naragenda ndingiza ibirayi by'abadayimoni bikajya biza. Shatse kubabwira iki? Icyo gihe nari umuntu umwe, ntabwo twari abantu benshi, nari umuntu umwe wigenga ngomba guhaza iki gifu cyanjye gusa. Nashoboraga no kujya no mu kazi ko mu rugo nkakorera ibiryo kandi bikemewe. Kuko nacuruzaga ku njenje, naricuruzaga maze kubatizwa ariko ntabwo naricuruzaga, nari indaya sha. Yesu wangiriye neza, nabaye ikirayi imyaka 8. Mumere Yesu icyubahiro. Haleluya! Ambwira Yesu ninyambika imbaraga niyo abantu bakwicecekera bajya bicecekera, yewe mfite ahantu ngo byori twagiye duhurira mu mukomera na umwami wawe. Haleluya! Haleluya! Yewe data we, ariko se ndashaka kubabwira icyo aho hantu muntega amatwi. Muzi ikintu ushaka kubabwira abakristo bo ku mudugudu wa Munini, inshuti zanjye bantu mwikundira, ndabakunda na Yesu arabizi. Ndashaka kubabwira ngo ubu ngubu nemereye Yesu, sibyo? Ubu urareba uyu mugore ukabona yishwe n'inzara. Uyu mugore urabona yishwe n'inzara, ariko we umugore watisuye gutya urabona bayiki. Mumere Yesu icyubahiro. Haleluya! None se ko munemereye Yesu kandi akaba ntunganye n'abana bawe kandi akaba yishyurira n'umukozi, nawe niwe umwishyura. Reka tujye nababwira ngo umuntu amuvuga bingana nuko yamubonye rafiki yawe. Ujye umbabarira kubyo guhamya Yesu byo ntuzamubure, cyakora niba mvuze ibintu bibi uzamubure, ariko Yesu niwe utugirira neza. Yesu ashimwe. Ntabwo bipfa kuza, hari aho byavuye, hari ubuhamya bupfundikiye ndaza kubabwira, ariko hari ahantu byavuye mu nzara, byavuye mu kwambara ubusa, byarahavuye se tuziranye se, byarahavuye mu kwikorera agataro. Ninde utanze mama Shukuntu wari umukiriya wanyu? Ninde utanze nikoreye agataro? Nikoreye agataro baramaze hano hatarakomera, ariye numvaga hari gushwanyuka mu namwe badoda mwabanza nagira gutya nkegeranya ingobyi y'umwana kugira ngo hadaturika, mwongera ngaterura ngaterekaho imineke nka 30 ku mutwe. Aho niho byaturutse. None mushaka kurya kima, nimubona rero Imana intambukije hano ku n'umushumba yicaye kandi ariwe wakavuze, hari ahantu biba byaravuye. Mukomere Imana. Haleluya! Uko turi muvuge amen. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana arize. Luka ibice 22. Wenda duhere ku murongo wa 28. Ariko haruguru gato ngo Yesu yaganirije abigishwa. Amaze kubaganiriza bamenya ko Yesu agiye guca, bagiye kumubaga. Uzajya mwihangana nyine, ntabwo haburamo akantu k'ahantu umuntu yabaye, ntabwo byo bishoboka. Bamenya ko Yesu agiye kugira gute, agiye gutambuka, agiye kudutambuka. Hanyuma ngo niba Yesu yarabavuyemo, ngo batangira kuvuga ngo ubundi ngo ninde uzaba mukuru muri twebwe. Aho kugira bababazwe nuko Yesu agiye kubambwa, bababazwa ngo n'uzaba mukuru we yumvira ko kajya ngo bazabimuhembe. Aho kugira ngo bajye ku mavi batakambe barire baboroge tishiti yacu tukuyemo, ariko bakoze ngo nizo ninde uzaba mukuru, ni wowe ni yewe. Ibintu byakomeye ngo ninde uzaba mukuru. Yesu rero kuko atajyahishwa kabitegereje, abona mu mitima yabo bafite ibintu bari kurwanira ariko bidafite umumaro. Ngarababwira ngo mbabwire bana banjye muvuge ngo amen. Arababwira ngo ibintu murimo murwanira ni akanya gatoya, ahubwo mureke mbabwire amakuru meza. Buriya hari ibintu nzirikana, nibuka izuba ryabishe turi kumwe, nibuka mujya gusoroma amahundo y'abandi, nibuka izuba, nibuka ibintu byose, nibuka mbakura mu kazi mwakoraga kakabatunga. Ibyo bintu byose ndabizirikana. Harabaga ku murongo wa 28, harabaga ngo nimwe mwagumanye nanjye, nihangana mu byo nageragejwe binga byose. Harabaga ngo nanjye hari ikintu gikomeye mbabikiye ubwami. Muvuge ngo amen. Kandi muzicara ku ntebe 12 mucira imiryango
Israheli imanza kuko hari ukuntu twabanye njye namwe. Arangije arahindukira areba umugabo witwa Petero aramubwira ati ariko Petero uza amakuru ariho ubu tuvugana Satani yabasabye, umubi yabasabirije ahubwo wowe umva ikintu nagukoreye, nagusengeye. Muvuge ngo amen. Nagusengeye ku murongo wa 26 haravuga ngo nagusengeye ngo kugira ngo numara gukomera ubwo kwizera kwawe kuraba kutajegajega nawe ukomeze bagenzi bawe. Imana idukeneyeho kwizera. Muvuge ngo amen. Kwizera niko kwatumye ngo Mose areka kwitwa umwana wa Farawo, yemera kurya ubusa, ava mu mafiriti, ava mu nyama, yemera kujya kubabaza. Nuko yari yizeye. Muvuge ngo amen. Kwizera niko kwatumye Abrahamu abwirwa ngo va mu gihugu cy'iwanyu ahantu bagufata neza, uze nzakwereka. Nubwo ari mu bwete basushikire hariya, oya nizakwereka. Bantu b'Imana mugire kwizera. Kwizera bizatubeshaho. Muvuge ngo amen. Kwizera bizatujyana mu ijuru. Muhaguruke dusabe imbaraga, dusabe kumvira Imana. Yesu nashimwe. Tugiye gusaba kumvira Imana. Umuntu utarihana niyihanire muri iri jambo. Ikindi cya kabiri ubwazihana ubutaha, kuko twumvishije twabwiwe na Mwuka Wera akuganirije. Ahubwo reka twisabire imbaraga. Ntabwo nzareka kubwira abantu ngo imbaraga z'ibirayi zirashira, imbaraga z'amafaranga zijya zirangira, imbaraga z'ubwiza ibyo ntiwabinkangisha. Izo note ni izawe, ntabwo menya aho waziririye, nanjye ni nk'uko utamenya aho naririzawe. Ibyo bintu bijya birangira, ariko dukeneye imbaraga mvajuru, imbaraga z'Imana zitubashisha kureka ibyaha n'ibisa nabyo, zitubashisha gukiranukira aho abantu batureba naho batatureba. Nuko Yosefu yabikoze, akanga kujya kumumumanura jipo kuri uriya mugore, akemera kwiruka. Imana idutabara. Ubundi umuyobozi rero naza dusengera Imana, turabana akaba umubyeyi.